ishyano ritugwaho y'ubuzima bwacu butaraherezwa Yesu, ibintu byose bibara akaga. Ariko iyo ubuzima bwacu buherejwe Yesu, n'uwavutse ari ikinyendaro, n'uwo bihakanye, n'uwavutse ntamenye se na nyina, n'uwabaye imfubyi atazi impamvu, iyo ubuzima bwe bwose bwinjijwe muri Kristo, haleluya, yamarira ahindukamo ubuhamya abantu ibihumbi bazakiriramo. Nuko tutemera kubiha Yesu byose uko byakabaye. Amarira yawe yabyara ubutumwa bwiza, amarira yawe yavuga ubutumwa bwiza, amarira yawe yatera abantu gukomerera mu mwami. Mana ni nziza. Uzi ko ijya mu byo twishe nkana, gusa wagize ngo itangiye kudukunda aho dukirijwe. Rwa ruzerero rwo kuzurungutana ukora ibifuti bivanga ucika intege. Uzi ko iyo nyuma yaho windukire Yesu, ibyo bintu byose Yesu abikoramo, akazabikuramo icyubahiro cye. Ukajya uvuga uti natinze kuzererana, nabaye mu Kristo uvanga kandi ni mu nzu y'Imana. Umuntu uvanga umeze nkawe kuko ufite imbaraga zabivuyemo. Iyo mitima iravugana igaconnecta, haleluya, kuko ufite imbaraga zabivuyemo. Muri wowe Imana ihindura iriba cyangwa igikoresho cyakiza abarimo guca nk'ibyo uciyemo. Mwaretse tugasanga Yesu.